ubu byaragiye ndabyibuka se ngo abakobwa b'iwacu ni beza cyane ntibagira uburyarya bashenge bahorana urugwiro abakobwa b'iwacu barakagwira. Imana mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV. Rero uyu munsi ngira nkuko mubibona turi kumwe n'umuntu n'umuhajati ariko uyu muhajati ndamukemanga ashobora kuba bahajati igihe abayisilamu batangiye igisibo bakabafasha. Ameze neza cyane ngira ngo wasanga natuzaniye ku muceri. Amakuru yawe? Neza. Umeze neza? Neze bon. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akuru kunestinga tabeshya. Ushobora kuba ndi kumwe na Haduyi ariko Ndabona na Haduyi. Abatipe bagiye kuvuma umuceri mu bayisilamu bafunguye. Bagezeyo bambaye agakanzu bashyizemo tugofero. Bagezeyo basanga abayisilamu bose ni bahashimu ni bahamimu ni ba sharifu urumva hanyuma abantu bafite amazina nyine ya za hahaha. Bagezeyo barababaza ati mwitwa nde? Tipa areba kuvuga ngo yitwa Habimana areba kuvuga ngo yitwa Eric. Bamugeze ati amakuru yawe? Ati ni meza. Hanyuma se witwa nde? Ngo nitwa Haduyi. Kuko yumvaga harimo kaha. Teo nitwa Haduyi. Imeti nege nitwa Haduyi rwose. Yumva ni danje. Cyakora bahacana umucyo babona nyine nta kundi babagenza. Buriya na Haduyi ngira ngo bagiye mwayo mazina barayagira. Ntago ndamwumva umuhaduyi. So rero reka dutangire tubaha ikaze rero banyarwandakazi abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV. Uyu ni umunsi rero ni umunsi w'icyumweru, ni umunsi muhire kuri mwebwe kuko ni umunsi w'umugisha kuri twebwe kuba wabyutse ukumva biremeye, watamuka ukumva biremeye, wakora akazi ukumva biremewe, noneho wajya kurya ukumva birakunze ugize apeti yo kurya. Uwo ni umugisha Imana itanga rero utagurwa amafaranga kandi nta kindi kintu n'ukuri gishobora kubigura. Ushobora kugura ibiryo ariko ukabura apeti yo kubirya. Umuhanga wundi yaravuze ngo ushobora kugura uburiri ariko ukabura ibitotsi byo kubusinziriraho. Rero ibyo byose ni umugisha w'Imana itanga. Niba uguwe neza uyu munsi wishime, ariko nanone niba umeze nabi wizere burya ngo nta mvura igwa ntihite kabisa. Niko bigenda mu buzima. So rero uyu munsi turi kumwe n'uyu mukobwa agiye kutubwira amazina ye yose, tumuhe ikaze tutitaye ku yidini cyangwa se amazina yawe mu busanzwe witwa nde? Nitwa Diane. Diane rero muramenyereye hano kuri Rwagakoco Live TV. Kera yajyaga anyuzamo akanaturirimbira niba kibyibuka, niba harijwe hataragiyeho makaraza. Umuntu arasaza ariko ijwi ntirisaza. Hanyuma ku bijyanye na sinema bigeze hehe? Bigeze ahantu heza cyane kuko ubu ngubu ndumva bisawa. Nyuma yo gukina mu karwa k'ibyaha ubu ngubu filime uri gukinamo n'izihe? Amafilime ndi gukina, hari filime nakinye yitwa Umukobwa Umwe bayisanga kuri Buffalo, hari n'izindi ziri kuri Musana. Ni filime nyinshi kandi navuga ko mbere ya byose mbanje kugushimira karwa k'ibyaha, ndagashimiye cyane niko katumye mbuwo ndi ubu ngubu kabisa ntako mutagize. Natwe turabyishimiye cyane burya iyo ukoranye n'umuntu akagira intambwe atera akava hamwe akajya ahandi nabyo ni umugisha w'Imana. Ntabwo ari ibya buri wese. Umuhanzi arabyuka agahanga indirimbo ikamara imyaka 5 itararya hiti cyane pe, ariko iyo wagaragaje impano y'abantu bakayibona ibintu biba bisawa. So rero tubwira n'abandi bantu niba wumva ko ufite impano ikugurumanamo yo gukina filime ntuzayihererane kabisa. Twebwe hano ni free. Uraza tukagufasha, turagutraininga ibintu byose ku buryo hava uri umukinnyi wakataraboneka mwiza, umukinnyi mwiza cyane. Hanyuma Diane, winjira muri sinema ni ikihe kintu cyakugoye? Ikintu cya mbere cyangoye nyine urabona iyo uri gutangira biba bigoye
gutangira uko byaba biri kose nubwo bitaba ari byinshi bigorana ariko hari ikintu cyiza kikakugora kuko mpavuye aho ngaho mvuye iwawe hari filime nagiye gushutinga mbere yuko uwo muntu yari yanjyanye abanza kumbwira ngo arashaka sex ibintu byerangoye cyane 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 arabikubwira gutya ku magambo arabimbwira numva n'ubwoba buranyishe tubwira iyo scenario sasa ukuntu yagenze finali nyine byararangiye yari filime imeze ite cyane ko urabona ruswa ishingiye ku gitsina mu badirect ivugwamo mu bintu byinshi kunze kuvuga cyane nta nubwo namenya ngo ni kuko twahise dushwana abana twari turi kumwe bo bahita bakomeza sinzi kugeza ubu ngubu sinzi ngo nyine niye kuko njye nahise ngira umujinya mpita ngenda yashaka kumenya tekinike yakoresheje akureshya kugira ngo n'abandi yarambwiye kuko nabanje kumwereka iyo nakinye ukarwa k'ibyaha ngahise ava wakoze neza ambwira aho nakoze nabi naho nakoze neza ntabwo byabura arangije arambwira ariko ndashaka kubikwigisha yego ndangije ndataye icyo gihe nyine twari twagiye kureba ngo abanze arebe abakinnyi ariko ni njye mukobwa wari urimo njye nyine abandi twari twajyanye n'abahungu tugiye arangije arambwira ati uribana okay yego ndabimwemerera nzi ngo ni umuntu uri ntuzi mu direct usobanutse ahita ambwira ati rero ndashaka kuza kugusura tukabanza tugakora ibintu ati niyo mpamvu nzagukorera ati umva ziriya filime zose agenda ambwira amafilime yakoze menshi cyane ngo nzagushyira mu uwo muntu nahise mvuga ati wapi mpita mbire atari kubanza umuhe ngo mbanze muhe kwitunda yes ni Rwagakoco Live TV rero ngira ngo ibyo ni ibintu byiza cyane ariko abana b'abakobwa akenshi bibaca n'intege bizo kwinjira muri sinema bakumva ko filme ari ibintu birimo uburaya bwinshi birimo ubushinzi bwinshi so rero tugira ngo tubwire n'abadirector niba ukora umwuga wawe uhesha agaciro cyane kugira ngo n'abagusanga byibuze bagire byinshi bakwigiraho nabo bagire ibyo bazigisha abandi so rero iyi ni Rwagakoco Live TV niba utarakanda subscribe like share ndetse usigeho n'igitekerezo cyawe kera rero duherukana uzi kuririmba so ntibyagiye ndagira ngo uririmba akantu k'umunota umwe honyine ubu byaragiye ndabyibuka se ngo abakobwa b'iwacu ngo abakobwa b'iwacu ni beza cyane ntibagira uburyarya shenge bahora n'urugwiro abakobwa b'iwacu barakagwira hasi ko byajemo sinzi duha kandi kamwe ariko se wowe kandi rero naranabyibagiwe nyabusa amataja amatera agahinda n'amanyagwa ngo adutwaye uw'ingenzi aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mumburize yewe nimumumburize babyeyi nimumumburize sinyibutsa kera rero ibi se nyibuka ko ari narabimenye umuvumo ni iki yabansobanuriye ngo ni keretse ngiye gukopera ntacyo tubwira uko wumva umuvumo ni iki kuri ubu nge umuvumo uri kungura urabizi ko keretse n'injya umuvumo ni iki navuga noneho ngo hari igiti cy'umuvumo shaka nakora gatoya narabimenye ubu ngubu ntabwo ari umuvure nakubajije umuvuba urambwira ngo ni umuvure umuvuba se wamenye icyo ari cyo noneho ntabwo mbyibuka ko ntabwo ndabimenya ni hatari hanyuma ubona ku bijyanye n'ikinyarwanda muri iki gihe gihagaze gute ikinyarwanda
k'abantu bakunze bari kuvuga ko kiri gukendera kiri kugenda gishira bimeze bite? Ikinyarwanda kiri gushira ariko ntago twakwibagiwe umuco rwose, ntago twakwibagiwe umuco ururimi iki nubwo bigenda bishira cyangwa se bagahindura izindi mvugo, ariko nyine ni hahantu n'ubunini kwako ndivuga ngo wimukiye Kigali ariko ivuko ryawe ntaho urisigura avuga ati navukiye basanga intuza bavuga igisubo, intuza bakavuga icyuma. aha simbizi. Aha ngo bigeze no gukora ku gishega ariko nigeze gukora ku gishegu ariko nagikozeho naragikoze ariko nagikozeho igihe gito. Ku bintu bya prank araderutse kukubona wasaze ibintu byacitse ngo bakuroze, ese bya bintu koko byari byo warakize waje kwivuza urakize? Naje gukira. Ninde wakuvuye? Ni umuganga w'i Musanze. Yitwa ndetse ntago nzi no mu masaye ntago nzi ukuntu yitwa. Ese ko aravura ibisazi bigakira? Yes, aravura kuko ntago ari prank iriya niko byari bimeze. Ni byanyabyo. Yes. Ubu warakize? Narakize. Ese iyo wasaze urabimenya? Oya ntago nari mbizi ariko kuko wabonye ko babishizeho ntanabizi. Bahamagara umunyamakuru uwo mutipe wari wansarishije, umunyamakuru araza urumva n'ubundi bajya kumvuza ni umukobwa wo mu diaspora watanze amafaranga ajya kumvuza n'ubundi bazanye wa munyamakuru. Yego. Yes, ni ubuhamya bukomeye rero cyane bukomeye. Uyu mukobwa yitwa Diane, uwase yari yagize ibibazo arasara ariko ndagira ngo ariko se kubivuga ko nkubwiye ko urukumva bikuryoheye bite? Icyatumye usara ni iki? Duha story behind. Wasajishijwe ni amafaranga niyo mpamvu abadukurikiye rwa Gakoco Live TV abakobwa cyangwa se abameri bakunda gutwara amafaranga y'abantu ngo kamurya amafaranga utamukunda izo ngeso zicike. Wari wamukuye? Naramukuye kuko yarananyishuriye n'ishuri. Yakwishyuriye ishuri? Ntamukunda ariko urangije nyumuramukata? Ndamukatira nyine amenya ko hari undi muhungu turi gukundana kuko we nanamukundaga. Nese mu by'ukuri ubundi ubwo wabonaga kwishyurira ari nyokorume ari so wawe? Niyo mpamvu reka nkubwire, niyo mpamvu mubereyeho kuba ijwi rya rubanda. Abasore kabisa bacane ku maso, bacane ku maso. Burya kuvuga ngo ufashije umuntu nunamufasha ujye umufasha uvuga uti nta yindi nyishyu kabisa, nta yindi nyungu cyangwa se mu bipange hakiri karana gusinyira. N'ukuri ndabona ntabwo nakwishyurira ishuri nzi ko ngufite umushinga w'ubukwe ngo ntange miliyoni zingahe finale umushinga mpfira ubusa. Ntabwo je numva byibuze niba uri umusore ukaba ufite amafaranga yawe ushaka kwishyurira umukobwa ukamufiteho gahunda ko muzabana mukorane kontra. Ibyo se nabyo kandi mugiye gukora inama se namwe hanyuma ese sibyo? Ese uragira ngo mukomeze muturye namwe ko mwamenye ubwenge se yakuze umuntu wabonye iriya video ngewe sinzi gusa iyo ndebye n'iriya video mba numva n'agahinda kanjye. Uzi umuntu ugusarisha ukambara ubusa buri ni ibintu biri. Oya se bizagenda bite? Oya byararangiye. Nyuma yo gukira se ubwo bari abantu ntabwo babakurikira? Abahe bagushyize hanze? Ntabwo ku ruhande rumwe wenda byangiraho ntuza ariko ku rundi nabashimira kuko byatumye nyine habona umuntu umfasha, bituma hari message igomba gutambuka. Abo bakobwa bariho twabayeho natwe ni message. Nyuma yaho se umuntu mwongeye kuvugana? Narabwo mbashaka kumufasha. Yes, ino rwa Gakoco Live TV rero ngira ngo mushaka gukurikirana ibintu byose tubagezaho buri munsi, yaba filme yaba comedy yaba ibiganiro bitandukanye, sura channel yacu ni rwa Gakoco Live TV. Dusoza nagira ngo ugire ikintu wabwira abantu bagukurikira, ikintu wabwira abafana bawe. Ndabakunda cyane barabizi. Ikindi nababwira ni ukuguma ahantu babonye ko ari hazima rwa Gakoco Live TV bakandika comment bakatugezaho ibitekerezo nibyo twabakorera. Diane, katugushimire kandi ukomeze kugira igisibo cyiza kandi niba bafatanyije n'abavandimwe bacu nabyo nta kibazo.
murakoze cyane muzadutumire tuze dusangire sawa mugire ibihe byiza rero ciao ciao ini Rwagakoco Live TV turabakunda bye bye